Yes, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko meze neza cyane, nanjye meze neza bya hatari. It's going down witwa Moses Turahirwa ndetse na Ishkevin hatavuye mu Threy, intambara y'amagambo ku rukuta rwa Twitter cyangwa se X ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye iri kuvuza ubuhuha. Ngaha ni nyuma gatoya yuko witwa Moses Turahirwa akoze igisa no kwiyenza cyangwa se igisa no kwishyira mu mwanya adakwiye cyangwa se adafite habe na gato ya mu minsi mikeya ishize. Angaha ari ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo, witwa Museko cyangwa se Musetro koresha rubuga rwa Twitter cyane yaravuze ati mention someone you would like to spend the rest of your life with, even if they are married or dating, let them know you are the real soulmate. Ibingibi byari bishatse kuvuga ati tubwire cyangwa se muri comment shyiramo umuntu umwe wumva wifuza kuzamarana ubuzima bwawe bwose busigaye nawe, ati niyo baba bubatse cyangwa se bafite abakunzi bamenyesha yuko ari abantu bawe banyaho cyangwa se ari inkoramutima za nyazo. Witwa rero Turahirwa Moses yahise aza yirukanka cyane muri comment, yabaye nk'uwa mbere rwose ahita kubita amati Ishkevin. Angaha rero niho umuriro watangiye gucumbira, angaha niho umwotsi watangiye kuba straight kuri Moses Turahirwa, kubera ko Ishkevin yahise aza yirukanka aramubwira ati record straight, I'm not your friend, you are a fan, I've rejected all your invitations to join your brand and your events only because you don't respect yourself and your country. Stop mentioning my name mu bitari music. Ishkevin yambwiye ati witeho cyane, ago ndi inshuti yawe uri umufana, napfobeje cyangwa se najugunye ubutumire bwawe bwose kuri brand yawe bitewe nuko ndetse n'ama event yawe bitewe nuko utiyubaha utubaha n'igihugu cyawe. Rekeraho gushyira izina ryanjye mu bitari music. Witwa rero Threy, witwa Threy esaza abwira uwo bita Ishkevin ati Ishi, you're right, and any other artist Iyumvireho, rekeraho kururira abahanzi mu cyobo wagushijemo ubabeshya. I'm dropping the whole truth soon. Nuri mwiza, ufite ibibazo n'ishusho ushaka kwambika urubyiruko itari nziza. Ati no fake patriots. Yes, ladies and gentlemen, nizere ko rero muri kumva ko ibintu bitoroshye habe na gatoya, ariko ndagira ngo dufate akanya gatoya tuse n'abasesengura inkundura y'intambara y'amagambo ubundi ishingiye kuki, iherereye kuki, kubera iki Threy, kubera iki Ishkevin, kubera iki Moses Turahirwa. Ese Ishkevin, ese Threy na Moses basanzwe bakorana, ese bakoze movement irasenyuka, ubundi kubera iki bari gupfa iki? Ndaje mu kanya gato. Umuresi nubwo nkiko mudusiga sinza guteza ataka impoza kwiga muri kiga umuntu wabugabo wanjye bitamatsiko yako gaseke aharubanza ari njye wakaremewe. Yes, back. Yes, murabyibuka rero yuko mu minsi yashize mu mwaka ushize, ndibaza ko mwibuka neza saga y'uwitwa Moses Turahirwa. Uyu nguyu niwe ukuriye brand yitwa Motions, menyereho gutunganya imyenda myiza cyane, atari ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Uyu musore amenyerewe kuri ibyo ngibyo, azi gukora brand nziza ziba zigezweho, yambika abahanzi, yambika amakwe ndetse n'ibindi birori bigiye bitandukanye. Ariko rero Moses azwiho kuvugwa ko ari umutinganyi, dore ko we atanabihakana anabigaragaza, ariyo nayo shusho
kuri ubu ngubu isa naho iteje ikibazo mu rubyiruko. Icyo gihe rero umwaka ushize icyo nshaka kubibutsa murika ko uyu musore yafunzwe ashinjwa gukoresha uruyobyabwenge, ikiyobyabwenge cya cannabis cyangwa se urumogi, aho yagiye muri marageragere agafungwa soon as possible, akaza gufungurwa kubera ko byagaragaye ko yasabye imbabazi ariko ntibyari bihagije ko yanatsinze urubanza hagendewe ku bimenyetso bimwe na bimwe byagaragaza yuko urumogi atarunywereye mu gihugu. Asaplelo umusore yaraje ahita yirara mu rubyiruko, afata witwaga Threy, afata witwa Ishkevin, afata witwa Mr. ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Jagora kubona kureftinga jangangwe numenera kabanga gashuka zibifera zema mwanya. Nta kindi rero yabamazaga ni ukubifashisha kuri brand yiwe kugira ngo bajye bakoresha imyambaro yiwe bagaragarane nawe muri moves nyinshi zigiye zitandukanye nk'uko mwagiye mubibona. Ariko mu by'ukuri kuri ubu ngubu isosi ya Moses isa niyaguyemo inshishi kubera ko aba basore bombi bamaze kurambirwa ubukoroni, bamaze kwibirindura uyu musore. Ndibuka mu minsi ishize mikeya ndetse n'uyu munsi biracyavuga yuko ngo Ishkevin yaba ari umutinganyi witwa Threy, nawe muri Nyamirambo najyaga numva babihwihwisa ariko akaba ari inkuru ziri kuri street, mu by'ukuri nta gihamya gifatika gihari. Ndetse n'uwitwa Mistake akaba avugwa mw'iyo saga, ariko witwa Muheto cyangwa se Threy yaje gukora ubukwe, abantu batangira kwibaza ati se ko bya bintu tubona ari ibihuha, abandi bati we never know. Buriya abatinganyi barimo amoko, hari n'ababa batinganyi bafite abagore, inkuru rumors ziguma ku mihanda, ariko mu by'ukuri straight witwa Threy ndetse na Ishkevin ubu ngubu bamaze gushyira gisa no guteguza ukuri kw'ibi bintu hanze. Ni muri urwo rwego rero mubona yuko Ishkevin nawe wagiye ashinjwa kenshi ubutinganyi bitewe nuko muvoma yiwe na Moses Turahirwa umutinganyi weruye itabaga isobanutse rwose, wabonaga yuko ari abantu bahuje ubwuzu. Kandi unagendeye ku kuba witwa Moses Turahirwa atinyuka akavuga yuko ashaka kumarana ubuzima bwe bwose busigaye na Ishkevin, nagaba ari ikintu kije gutyo gusa, haba hari ibindi bintu biri inyuma y'amarido twebwe tuba tutazinga. Nguko rero witwa Turahirwa Moses natagenda neza natitonda abasore baraza kumerera nabi kubera ko ubundi Threy Ishkevin kongeraho ubushari, abangaba bo ntabwo bajya bakinishwa. Ukizamura ihedi aradonda, ukizana igikoma akikumenaho. Nuko rero ubwo ngubwo nizere ko tugiye kuryoherwa, tugiye kumva inkundura y'aba bombi ikomeza, ndetse ari nako batuganisha ku kuri kw'ibi bintu byabo by'abatinganyi byamaze kuba byinshi muri Kigali. Urubyiruko rwinshi ruri kugenda rushukwashukwa rujyanwa mu mwaya mabi kubera ko ngo ubuzima bukakaye, ubuzima bugoye. Babizeza ibitangaza kubona amafaranga ariko bakabagira abagore. Nizere ko mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel ya Boss Kabutura. Thank you so much ladies and gentlemen. Stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya uzukuno. Boss Kabutura Radio TV News Republic News. The breaking news.